ese wari uziko bitakiri ngombwa ko usiba message yawe kuri WhatsApp igihe wandikiye umuntu ukibeshya? Si ngombwa ko ufata message yawe yose wari wanditse ngo uyisibe. Kuko icyo wakora naho wakanda kugira ngo message yawe uyihindure mu mwanya mutoya bitagusabye kongera kuyisiba kubera ko wibeshye. Nubona iyi video yagufashije uze kwibuka gukora subscribe kuri Mwizerwa Media TV, ukore like ndetse na share. Wakwandika muri comment ibindi wifuza ko twagufasha. Tudatinze reka dufungure WhatsApp yacu. Ahangaha hari uyu muntu ngiye kumwandikira, njye nayo ifite message nanditse ngiye kuyipestingamo. Iravuga ngo none se uheka gurikira Mwizerwa Media TV, nabonye hari ibintu by'ubwenge pe, ahubwo wibuke gukora subscribe. Reka nyimwoherereze. Urabona ko nibeshye nakozemo amakosa. Urabona ko iyi message yanjye nakozemo amakosa. Noneho tugiye kuyeditinga. Ahanditse ngo uheka dushyiremo uheruka, gurikira dushyiremo gukurikira. Urafata iyi message yawe uyiselecting. Numara kuyiselectinga uraza kuri utu tudomo dutatu. Uraza hano handitse ngo edit. Numara kujya hano handitse edit, message yawe itigaruka handi wayitypingiye. Then hano handitse ngo uheka ushyiremo aka gakaramu, durangije wandikemo ra, heruka, gurikira ushyiremo ka, gukurikira. None se uheruka, urabona ko iyi message hano irakosotse. Then ubwo nusoza hano uraza kuri aka kavi ko hasi. None se uheruka gukurikira Mwizerwa Media TV. Hano handitse none se uheka gurikira, ariko ubu ngubu byakosotse. Nubona iyi video yagufashije rero ntibagire gukora subscribe, like, share na comment, wandike ikindi wumva twagufasha. Ndabakunda cyane. Iyi ni Mwizerwa Media TV. Mugire amahoro.